Mwiriwe muraho nizere ko mumeze neza nanjye ndashima Imana nk'ibisanzwe nitwa Yvonne Mugabo nagarutse aha ni kuri Mugabo TV show. Yesu Nyagasani bitewe n'uwo wizera, niba wizera Allah, niba wizera Bikira Mariya, niba wizera uwo waba wizera wese, uyu munsi akugezaho ibyiza byose wifuza. Bya byiza warayisengeye, bya byiza byose usengera Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. So guys, mukibona no foto ndakeka abantu benshi mwese mumenye ibyo ngiye kuvugaho. Gusa niba uri mushyashya hano kora subscribe tukira ahangaha, like, share and comment. Niba usanganywe big up to yourself. So uyu munsi nagarutse kuri Emeline Ishanga cyangwa se Kwizera Emeline. So inkuru rero mfite uyu munsi ni inkuru ivuga ko Emeline na bagenzi be bagera ku 8 uyu munsi batawe muri yombi. No uyu munsi ahubwo bari muri gereza ko batawe muri yombi tariki 17 z'ukwezi kwa 2025 nubwo batawe muri yombi. Noneho iyo groupe mbese bagenzi bo kumvuze ko ari groupe, yari groupe ya WhatsApp. Iyo groupe ya WhatsApp yitwa Rich Gang. Guys, munyumvire Rich Gang. Bari muri groupe yitwa Rich Gang igizwe n'abakobwa 6 n'abahungu 3. Nizere ko muri kubyumva neza. Igizwe n'abakobwa 6 n'abahungu 3. Ugahita wibaza abahungu 3 n'abakobwa 6. Ntabwo tusanzwe tumenyere ko ibintu nk'ibi ngibi by'urukozasoni bigende bigarukamo bikagarukamo n'abakobwa cyangwa se nako n'abahungu. So iyi Rich Gang ikaba irimo abantu bakurikira. Irimo navuye ko abahungu 3. Irimo umuhungu bitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Bezos. Bezos warazwi cyane yitwa Ishimwe Patrick. Hakabamo Rucyahana David. Rucyahana David nawe ni umuhungu. Hakabamo Banza Julie, ubwo nawe ni umuhungu. Ntabwo yere ku bahungu. Noneho hakazamo sinkubwiye abahungu 3 gusa muri abahungu 3 umuhungu ufunzwe n'uyungu Ishimwe Patrick witwa Bezos niwe ufunzwe wenyine, abandi 2 baracyakorwaho iperereza. No kuvuga ngo wafunzwe abakobwa 6 n'umuhungu umwe, abandi bahungu baracyakorwaho iperereza. Ariko iyi groupe ya Rich Gang yashinzwe n'uyu mugabo bita Ishimwe Patrick ariwe Bezos. Niwe admin, niwe muntu mbese niwe muntu wateye inkunga kino gikorwa, niwe muntu wagishize mu ngiro, nawe muntu uri admin. So abakobwa barimo hakabamo Kwizera Emeline ariwe usanzwe tuzi ari ngo muri kureba Ishanga. Hakabamo uwitwa Shakira Uwase. Hakabamo uwitwa Gihozo Pascaline. Hakabamo uwitwa Uwineza Nerisani. Hakabamo uwitwa Uwase Saniha. Hakabamo n'uwitwa Uwase Berize. Abo ba Uwase muri kumva ariko Uwase Berize, Uwase Saniha, Uwase Shakira. Ba Uwase 3. Hakazamo na Gihozo Pascaline na Uwineza Neri Sani. Umushara abantu bangaye na abantu 9, ariko muri abo bantu 9 barindwi muri bo nibo bafunze, abandi 2 baracyakorwaho iperereza. Nkuko nakubwiye groupe ya WhatsApp yitwaga Rich Gang, yabagamo abakobwa 6 n'abahungu 3. So abo bafashwe rero bari hagati y'imyaka, n'aya mafoto muri kureba hano, bari hagati y'imyaka mbese umutoya muri bo afite imyaka 20, umukuru muri bo afite imyaka 28. Ntabwo tuzi ngo umukuru ku rutande ni uhe, gusa ayo niyo makuru yatangajwe na RIB. Noneho abo bafashwe bakurikiranyweho ibi byaha: ibiyobyabwenge, mbese gukoresha ibiyobyabwenge muri rusange, amashusho y'urukozasoni ku karubanda, no gukorera imibonano mpuzabitsina mu ruhame. Ntabwo nzi kugera muri kubyumva. Bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge, amashusho y'urukozasoni mu ruhame, no gukora imibonano mpuzabitsina mu ruhame. Abo bafashwe rero barimo aba bose nakubwiye, bakaba bari ku maribu atandukanye ngiye kukubwira, ageze kuri ribu 5, mbese ku masitasiyo ya ribu 5. Sitasiyo ya ribu ya mbere bariho ni yitwa
Kacyiru niyo ribu ya mbere bamwe babarizwaho, abandi Kicukiro, abandi Gikondo, abandi Kimironko na Remera. Bari kuri sitasiyo za ribu zitandukanye, hari Kicukiro, Kacyiru, Gikondo, Kimironko na Remera, niho aba bantu baherereye. Aba bantu muri kureba kuri sikuri zanyu aka kanya baragiye bakora groupe yitwa Rich Gang, mbese genge y'abakire, groupe y'abakire igizwe n'abasore 3 n'abakobwa 6. Sasa rero ugahita wibaza uti babigenzaga gute? Uko n'abakobwa rero ngo babigenzaga, ubundi babyukaga bakisiga nk'abantu bagiye mu kazi, bakisiga bakajya mu masaro, bagakoresha makeup, bakambara neza, noneho bagafata inzira bakajya kunywa. Aho bageze bagiye kunywera mu kabari runaka, cyangwa se mu rugo runaka rwo bapangiye kuza kurama ayo mabi, bakagenda bakicara bakanywa n'ibiyobyabwenge, barangiza bagakora imibonano mpuzabitsina ku karubanda, bo ubwabo bakifata amavideo, noneho bakayohereza abantu runaka bagura amavideo y'urukozasoni, barangiza bagakanda akanyenyeri. Ubwo rero ushobora kuvuga akanyenyeri wenda ugasanga wenda abantu mudatuye wenda mu Rwanda mutabizi, ubwo wenda nk'aba muri Amerika nababwira nti wenda bagakanda 0, tubyite gutyo, cyangwa se bagakanda cash app, cyangwa se n'abandi bagenda bakoresha bitandukanye za Western Union, za World Limit, za Remitry, bitewe nyine n'icyo ukoresha mu gishaho gura amashusho y'urukozasoni. Nasubiramo, bagendaga bakanywa, bagasinda, bagakoresha n'ibiyobyabwenge by'amatabi n'iki, urumogi n'ibindi, bamara kubinywa bo ubwabo bagakora imibonano mpuzabitsina. Abasore bakohereza abagore runaka bagura izo video, n'abakobwa bakohereza abagabo runaka bagura izo video, noneho barangiza bakabahereza amafaranga. Nicyo cyari kibatunze, nibwo ubwiza babonana, mbese nibyo bihe babagamo nyine, like ntago nzi ko nabivuga, nyine nibwo bucuruzi bari bafite. Aya masura meza babonana, imyambaro myiza babonana, gusa neza babikeshaga ku kazi bakoraga kandi bakamazemo igihe kitari gitoya. So rero aba bantu bari bamaze gukoresha video nyinshi zitandukanye, kandi bo ubwabo nibo bazitangiraga, mbese bo ni nk'akazi. Nk'uko umuntu ava mu rugo akara mu gitondo, cyangwa se byaterwa na shift ukora, ukagenda ugiye mu kazi, nabo yarakara akazi kabo kandi kabahemberwa, bahembwaga, kuko hari abantu bakeneza video zabo bambaye ubusa, hari abantu bakeneye kureba ubwambure bwabo. So rero bo bakoraga video, nyuma yo gukora video bakaba bafite abakiriya bazigura, bagahita bazibahereza, abakiriya bakabahereza amafaranga. Nkuko nabibabwiye, umusore umwe yitwa Banza Julien, undi musore yitwa Rucyahana David, undi musore yitwa Ishimwe Patrick uzwi cyane nka Bezos. Abakobwa harimo Uwase Shakira, Uwase Saniha, Uwase Berize, Uwineza Nerisani na Kwizera Emeline, ariwe wamenyekanye cyane mu ishanga, ariwe wanavuzwe cyane, mbese niwe wabaye nk'igitambo navuga kuri zino video, kuko abantu benshi iyo babonye ifoto ye baba bazi ko ariwe, ariko muri make ya video bafatanywe bari abakobwa zirenze iz'uyu mukobwa wenyine abantu babonye. Ni video nyinshi kandi banyine ubwite bazitanga ku bushake. So ibyaha bakurikiranyweho nabyo nabivuze, ni ibiyobyabwenge, amashusho y'urukozasoni ku karubanda, no gukorera imibonano mpuzabitsina ku karubanda. Urumva mu ruhame mbese. So rero urumva ko iyi si irashaje. Iyi si irashaje. Ikindi wenda nakongera kubibutsa nuko izi video zatangiye gusohoka, mbere yatangiye gusohoka tariki 14 z'ukwa mbere. Nyuma yaho kuri 15 hasohoka video zirenga 4, kuri 17 batabwa muri yombi. Ubu tuvugana 7 bari muri yombi, aba bari kuri aya mafoto nagembereka bari muri yombi, abandi 2 baracyakorwaho iperereza ritaramenye, nyine ntibarafungwa. Uwitwa Rucyahana David n'uwitwa Banza Julien ntago barafungwa, baracyari gukorwa amaperereza neza. Gusa impamvu bavuzwe ko amazina yabo yavuzwe nuko basanzwe muri iyo groupe ya WhatsApp, naba amafoto yabo arimo, n'amasura yabo arimo, n'amavideo yabo arimo, ariko bo ntago amavideo yabo yigeze ku karubanda. Rero baracyari mu perereza ngo bamenye ngo
niba rero bashakaga abakiriya simbizi. Mbese murumva ko isi igeze aharenguka, murumva ko abantu bahisemo akazi, bahisemo gucuruza, bahisemo nabi mbese muri rusange. So Imana ikomeze barinde, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi mukomeze mubane nanjye, mbakunda cyane nk'ibisanzwe murabizi, kandi nanjye ndabizi ko munkunda. Mukore subscribe, like, share, comment, ubundi tubane 5 kuri 5. Love you, bye.